reka mbasuhuze kandi mbifuriza no gukomeza mugire ibihe byiza. Ngira ngo rero bakunzi bacu murabibona ko mutari kubona filime Umwari series. Filime Umwari series ni filime mu by'ukuri mukunda cyane, ni filime yanyu, nimwe tuyikorera. Ngira ngo abantu benshi barimo baranyandikira kuri WhatsApp, bari kumpamagara, bagiye banyandikira ku mbuga zigiye zitandukanye bambwira batese ko utari kuduha filime bimeze biti. Rero ikintu nababwira, impamvu mfashe n'uyu mwanya kugira ngo ngire ikintu mbabwira, ubu tuvugana iyi video nifashe ndimo njya no mu kazi. So no kuvuga ngo kuwa mbere tuzatangirana na filime Umwari series season nshyashya. Impamvu narayisobanuye nayanditse mu itangazo. Channel yanjye barayihakinze, channel mbura uburenganzira bwo kuyinjiramo. Then umuntu wabikoze amaze no kugira uburenganzira bwo kwinjira muri channel yanjye, hari ahantu kuri YouTube ushobora kuba wajya ukaba wahagarika kuba umupartner wa YouTube. Yarabikoze ibyo rero byadusabye iminsi myinshi yo kugira ngo tugarure channel, and then niturangiza twongere dusabe monetization kugira ngo tubashe kuba twabaha video nyine nkuko byari bisanzwe. Rero bakunzi bacu, ntabwo ibyabaye twabigizemo uruhare, ni ibintu natwe byadutunguye, ntago ari ibintu twari twiteze. Gusa icyo navuga cyo nuko umuntu wabikoze ariyizi, kandi ntekereza ko n'iyi video ari kuyireba. Ngira ngo nzafata umwanya mbisobanure, kuko umuntu wabikoze rwose ni umuntu nzi, ni umuntu tuziranye. By'umwihariko ahubwo nongere nabisubiremo, ni umunyamakuru. Yarampamagaye ambwira ko nagira icyo mvuga ku bibazo biri mu muturanyi hagati ya Ben Fonsina ndetse na Clapton. Mubwira ko ibyo bintu ngewe nta kintu nabivugaho. Mubwira ko yavugisha nyir'ubwite Clapton ndetse n'abo ngabo basezeye, ndetse ndangije maze kumubwira ibyo byose, we yahise abigira big deal, yahise abigira ibintu birebire cyane. Ndetse tuza no kwandikirana, ngira ngo amachat twakoranye nzabereka murebe uburyo hari abanyamakuru batari abana beza kandi batari na professional. Umunyamakuru ubwira umuntu ngo ngiye mfite uburenganzira bwo kukuzimya. Unzimya nkande wowe? Unzimya nkande wowe? Uranzimya wowe waranyakije? Jewe njya kwiga gukora cinema nari kumwe nawe, wandihiriye Minerva, wampaye akazi, warankoresheje. Uranzimya gute wowe? Uranzimya nkande? Hari abanyamakuru batari professional guys, hari abanyamakuru batari professional. Ubwo rero twagiranye ibiganiro birebire, biza kurangira yatangiye kuzana ibintu byinshi. Nabonye ko icyo akeneye kuri we ni ugutwika. Akeneye gutwika, ariko ntabwo byari gukunda, kubera ko ngiyewe nta magambo menshi ngomba kugirana nawe. Ikindi nta nubwo ngomba no kumuvuga, kuko buriya ndamutse nanamuvuze naba ndi kumuha ibyo yifuje ko ngomba kumuha. Ariko ahantu ari yigaye, ndetse n'abandi banyamakuru bakora nkawe nabo rwose bikosora. Umuntu wumva ko yashyira ibintu by'undi hasi, uwo muntu aba ari umugome cyane. Arabimubwiye, twagiranye ibiganiro bikomeye nyuma y'uko channel yanjye ibuze. Ntabwo ari kwemera ko ari we wabikoze, ariko ntekereza ko ahandi hantu bigomba kurangirira. Namubwiye yuko uko byamera kose tugomba kuzajya mu butabera, nakomeza kubigira birebire. Murakoze, mureke tuzakurikire filime yacu kuwa mbere. Nkuko we yambwiraga ko impamvu ari kubikora ari ukugira ngo ntakaza abantu barebaga filime yanjye, ndetse mure n'icyo gihombo nkuko yabishakaga. Ariko ntekereza ko abakunzi banjye nta hantu bagomba kuwa mbere dutangirana season nshyashya guys. Ndabakunda cyane.